Bakunzi ba Radio Eden ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana kuko Imana impaye amahirwe muri aka kanya yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusome icyanditswe nuko cyanditswe muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11. Dusome twumve icyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe ndetse no kubwacu. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Iki cyanditswe kiratugaragariza yuko Imana ivuga yuko izi neza ibyo izatugirira, ngo ni byiza si bibi, kugira ngo itureme umutima. Mu yandi magambo, iri jambo ry'Imana rirashaka kugaragariza yuko Imana ifite imigambi ku buzima bwacu. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'Imigani igice cya 21 igice cya 19 umurongo wa 21. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka ni ihoraho. Mu yandi magambo, Imana idufitiye imigambi myinshi cyane. Imana ifite imigambi myinshi ku buzima bwawe. Imana ifite imigambi myinshi mu buzima bwawe. Irashaka kukugirira neza, irashaka kuguha umugisha, irashaka kuguteza imbere, irashaka guhindura amateka yawe, irashaka guhindura gakondo yawe, irashaka guhindura ibyananiranye mu buzima bwawe, irashaka kugushyikira inzira aho zitari, irashaka kugushiriraho inzira. Ikavuga ngo izi ibyo yibwira izabagirira. Ijambo ry'Imana niba ribivuga ngo Imana izi ibyo izatugirira, ni byiza muvandimwe yuko tuyishaka kugira ngo tumenye ni ibiki Imana ishaka gukora mu buzima bwacu. Iyo tumenye umugambi w'Imana ku buzima bwacu, bishishura umurongo mugari w'ubuzima bwacu. Iyo utamenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, birakomeye cyane. Kuyoba ntabwo bivuze ikindi kintu, ahubwo kuyoba mu buzima ni ukutamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko iyo umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukawishurirwa, ugahishurirwa ubushake bw'Imana, ukamenya impamvu Imana yakuremye, ukamenya icyo Imana yakuremeye, ukamenya iby'Imana ishaka ko ukora cyangwa se ugenderamo, ubumenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Impamvu Imana yakuremye ni ya ngombwa cyane kugira ngo ubashe kubaho mu buzima buryoshye. Kubaho mu buzima utazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe bigutera kuyoba mu buzima. Iyo wayobye mu buzima, iyo utazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe, bigutera kuyoba. Iyo uyobye ugakora ibitajyanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, birakomeye cyane, ndetse biri kure n'ukwezi n'izuba, nk'uko byitaruye isi n'ijuru. Ni nako umunezero mu buzima bwawe biri kure iyo utazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo gusengera muvandimwe, wowe ukurikiye iyi radiyo muri iki gitondo, cyangwa se ukurikiye kino kiganiro, wowe uri mu kundeba, nagira ngo ngusabe usenge Imana, ushake ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ni uwuhe mugambi w'Imana ku buzima bwawe? Niba uzaryoherwa n'ubuzima. Kuryoherwa n'ubuzima ese bishatse kuvuga iki?
kuryoherwa n'ubuzima cyangwa se icyo twakwita kubaho mu buzima bwuzuye ni ukumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari ibishuko byinshi, hari ibisa no kunezerwa ariko bitaramba, hari ibisa n'ibidushuka bikatujyana mu munezero w'igihe gito. Ibyo ntabwo ari ukunezerwa, ariko umunezero uramba ni ukumenya umugambi w'Imana ndetse ukanawujyamo. Kuwumenya ntabwo bihagije, ariko kuwumenya warangiza guhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukanawukora, ukawugenderamo, ugakora ibyo Imana ishaka ko ukora mu buzima bwawe. Nibyo biryoshye muvandimwe, inshuti yanjye. Ese urashaka kunezerwa n'ubuzima? Urashaka kumenya ibyo Imana ishaka kukugirira? Urashaka kumenya ibyo Imana ikugambiriraho? Ukwiriye gusenga, ukwiriye gushakisha ubushake bw'Imana. Urimo ushobora kumbaza uti se Pastor Mulisa John, ni gute nshobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye? Ni gute nshobora kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwanjye? Nagira ngo ngusabe uzakurikire ikiganiro gikurikiyeho kuri iyi video. Imana igumugisha. Niba ushaka kumenya ni gute ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ibibazo byinshi wibaza, ni gute nshobora gusobanukirwa n'umugambi w'Imana ku buzima bwanjye? Ni gute nshobora gusobanukirwa n'iki Imana ishakaho? Ni gute nshobora kugera ku buzima bufite intego? Ni gute nshobora kugera ku imigambi y'Imana yanteguriye, ibyo Imana yanteguriye mbere y'uko mvuka? Ukwiriye gukurikira ikiganiro gikurikiyeho kuri iki ngiki. Imana igumugisha na hejo muri iki kiganiro ubuzima bufite intego. Imana igumugisha. Reka ngusengere wowe ushaka gukurikira iki kiganiro ubuzima bufite intego. Ubuzima bufite intego ni ikiganiro kizakomeza guca kuri iyi radio Eden Radio cyangwa se Eden TV, ukadukurikira ndetse kuri Facebook no kuri YouTube ndetse no kuri radio, ukajya kuri internet ugashakisha Eden Voice Radio ukadukurikira kugira ngo umenye ibyo Imana ishaka kuvugana nawe muri iki kiganiro ubuzima bufite intego. Imana igumugisha. Wowe niba ushatse kudukurikira, reka tugusengere. Ndashaka kugusengera. Niba uri aho ngaho, ndagira ngo umurikire gusengere. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'abantu bari bakurikiye ikiganiro ubuzima bufite intego. Ndagira ngo nsengere abantu bose Mana bakurikiye kino kiganiro kugira ngo Mwami ubafashe, ubagirire neza, bahishurirwe no kumenya ubuzima bwabo ko bufite akamaro mu bwami bw'Imana. Ubafashe guhishurirwa n'umugambi wawe ku buzima bwabo. Ubagirire neza mu miryango yabo, ubagirire neza mu byo bakora byose. Ubafashe kugira ngo Mwami ubwo uzagaruka kujyana itorero ryawe uzasange bambaye ibishura bambaye ibishura bikwiriye abihanye. Abari bavuga bati twumvise ijambo ryawe, turashaka guhindukira muri aka kanya, abo ngabo nabo ndabakweretse Mwami. Ubaha umwuka wawe wera kugira ngo abagirire neza, abafashe, abahugure, abagire inama, kandi kugira ngo nugaruka nanone kujyana itorero ryawe, nabo abo ngabo uzasange nabo bambaye ibishura byera bikwiriye abihanye. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kuko ubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, izina risumba ayandi mazina yose, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane kuba wari udukurikiye. Ntukikwe n'iki kiganiro ubuzima bufite intego. Imana igumugisha.